Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ububasha bushushanywa n'inyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, kandi ko ubu buhanuzi buzasozwa igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Ninde uzahatira abantu kuruhuka dimanche? Niki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'ikimenyetso kidasanzwe kiranga gukomera kw'imbaraga ya Roma. Ariko muri kuramya upapa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizizaba iri yonyine. Ibyo Roma yakoreye mu bihugu yari yarigaruye bizaba bitarayishiramo burundu. Nanone ubuhanuzi bwavuga ko Roma izongera kugarurirwa ububasha bwayo, nuko mbona niko ubuhanuzi bwavugaga, nuko mbona umwe mitwe yayo usa n'ukomeretsa uruguma rwayishe, urwo ruguma rurakira. Abari mu isi bose, abari mu isi bangana iki? Natwe ubu turimo, yego, keretse gusa haramutse habonetseho kwihana umuntu akandikwa mu gitabo cyo mu ijuru. Abari mu isi bose bazakurikira inyamaswa bayitangarira. Gukomereka uruguma rwayishe bisobanura gutsindwa k'ubupapa mu cya 1998, ubwo Berthier yafataga Papa Leon akamufungira mu Faransa, murabizi, arangije baramwica nyuma. Ariko nimwisoma neza, ntabwo mfite umwanya, ariko Imana izaduha igihe ndabizi. Abajesuite hari ikintu bajya bakora cyitwa Hegelian dialectic, gushaka gukora ikintu kimwe ukirwanya ariko ufite ikindi kintu ugenje gute ugendereye. Wenda for your information, gusa kugira ngo mubimenye, ntabwo uyu mupapa yapfuye gupfa gutya, ahubwo muri kiriya gihe hari amaze kuza papa bangahe? Kandi babiri, kandi bose bari barimo barashaka guhangana kugira ngo buri wese ahinduke nde papa. Umwe ni nk'uko itorero ryacu muri kino gihe rimeze i Burundi, sinya mujye mubikurikirana. I Burundi ubu dufite abaperezida bane bangahe? Babiri. Uwavanyweho yanze kuvaho, n'uwatowe nawe yanga nyine aravuga ati bon, ninjye watowe na division ngomba gukomeza. Uko niko byari bimeze mu cya 1998. Papa umwe yarabwiwe ati ntabwo kiri papa, undi aravuga ati nanjye ngomba kuba papa, undi nawe ati ngomba kuba papa. Bisoza umwe agambanira aramwica, ariko byari uburyo bw'Imana bwo kugira ngo imyaka 1960 yateguwe igenze gute irangire, abantu b'Imana baruhuka igihe cy'akarengane cyari kigenje gute kibakomereye. Ariko uwo mupapa wabikoze n'ubundi yari afite undi mugambi, nk'uko Imana iduha igihe tuzabyiga tuzigana iki cyabaye ku iherezo ry'imyaka 1960. Umuhanuzi aravuga ati hanyuma y'ibyo rwa ruguma rwica rwarakize, maze abantu bose bo ku isi bakurikira inyamaswa bayitangarira. None muri kino gihe inyamaswa n'ubupapa nk'uko twabibonye muri kino gihe na Papa Francis, muri kino gihe abantu ubupapa bari kubukurikira babutangarira nk'uko twabibonye. Tugiye no kongera kubira mu kana. Paulo yerekana yeruye ko uwo mwana wo kurimbuka, niko mu rwaka rw'Abatesaloniki 2:3 havuga, umwana wo kurimbuka azakomeza kubaho kugeza Yesu agenje gute. Yesu agarutse hafi iherezo ry'ibihe azashyira ahagaragara imirimo ye y'iki. Aya magambo niyo nshaka ko dutindaho mbere yuko iherezo rigenza gute, mbere ko imperuka igera. Hari ikintu gikomeye papa azakora, azabikora natabizi ko ari kubikora, ariko Imana izashima ko abikora kugira ngo ubwoko bw'Imana bugenze gute bwitegure. Inyandiko dufite iravuga ngo azashyira imirimo y'ubushukanyi ahagenza gute ahagaragara. Tugiye kureba iyi mirimo y'ubushukanyi, ndagiye mabwire yuko abantu twese uko turi hano turaza gutangara. Mu byahishuwe baravuga ngo abantu bamara gusobanukirwa n'iby'iyi nyamaswa, ikibabaje nuko imbabazi zaba zarangiye, ngo abantu bose bazafata ubupapa bavuge batumva, batangarira amarami byashe 17 byashe 19 bari kuvuga ibyo kurimbuka kwa Babuloni, bavuge batumva ibyo korera amahanga, nawe niko ugiye kugenza gute, niko ugiye kubikorerwa. Hafi iherezo ry'ibihe umunyabugome azashyira ahagaragara imirimo ye y'iki y'ubushuka. Muri kino gihe yashyize ahagaragara, ariko nko twabibonye bitewe no kutiga no kudasenga no kudaca bugufi, abantu ntabwo babasha kugenza gute kubibona. Imana ishimwe yaduhaye amateraniro kugira ngo tubirebe. Umuhishuzi yerekana ubupapa aravuga ati abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese naryitanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ari mu isi ya kera, isi ya kera twabonye yariyo niki? Twabonye ko ari Uburayi, kuko niho isi yatangiriye mu cya 1998. Abantu bahungira hehe? Muri Amerika, ariyo isi yitwa isi nshya cyangwa se isi ya none. Ubupapa buzahabwa ikuzo binyuze mu kuruka ku cyumweru, byerekana nta gushidikanya ubasha bw'itorero Gatolika ry'i Roma. None ikibazo, icyumweru kirukwa n'abantu benshi kirukwa n'abantu bake? Hari umuntu nijoro yanyohereje akavideo ari muri Canada. Muri Canada hari ikibazo gikomeye cyuko barifuza gushyiraho gahunda y'icyumweru, ariko ngo babangamiwe n'agatsinda batazi ngo abantu bakagize.
iyo video ndayifite hano, ngo abantu ngo ni bande ngo batumva ngo bashaka ngo kunyuranya n'imyumvire ifitwe n'abantu benshi. Babaza umupasiteri w'umudventiste bamukoresha interview bavuga ati twebwe twizera Bibiliya nk'uko iri, turuka ku munsi w'isabato nk'uko ariko byanditswe. Bavuga ngo nagatsinda mu cyongereza bakoresha imvugo ivuga sect, nta nubwo babibara nka group. Sect ni turamutse tukuye ku gatsinda ntacyo isi yabigenje gute, ntacyo isi yabihombye. Isi ya kera twabibonye yuko ari Uburayi. Twabonye ikintu abajesuite bakoze ni nimugoroba nubwo ari dufunguriye, ariko abatari bahari nabo reka dusome aya magambo. Intambara ikomeye page 121. Ni iki abajesuite bakora? Twibuke ko Papa Francis nawe ni iki, ni umujesuite. Ni iki bakora? Abajesuite bakoraga uko bashoboye mu gihe cya kera, bagacengera mu myanya y'ubutegetsi kugeza nubwo bazamutse bakabajyana mu babami, kandi bagatunganya imiyoborere y'ibihugu, mu cyongereza bita shaping policy of nations. Bigiraga abagaragu kugira ngo babone uko baneka bashebuja. Ni byo mu gihe cya kera, kandi kare twize yuko ibyahoze n'ibyo bizongera kugenza gute. Uko byabaga kera ni nako n'umunsi biri kugenza gute, biri gukora. Bigiraga abagaragu kugira ngo babone uko baneka bashebuja. Bashinze amashuri y'abana b'ibikomangoma n'abakomeye, amashuri y'abana ba rubanda rwa giseseka, maze bagatoza abana b'abaprotestani kubahiriza imigenzo y'upapa. Bakoreshaga uburyo bwose bwo guteza urujijo mu ntekerezo no gutwara intekerezo, bityo umudendezi ababyeyi bari baraharaniye bakemera no kumenera amaraso ubuhinduye ubusa n'abana babo. Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Kubera amashuri abana bo bagiye kugenza gute, kwigamo, bazajya bataha muri vacances bagataha batagifite amahame shingiro ababyeyi babo bagenje gute, babigishije. Muri kino gihe abana benshi ku isi, nta nubwo no mu Rwanda gusa, barerwa mu bigo byaheye. Ejo bundi narebaga umwe mu bayobozi muri Kiliziya Gatolika ari gusaba perezida yuko bahindura systeme y'imyigire. Mwarabibonye? Ariko umusaba ati rwose tugomba guhindura systeme y'imyigire, uburezi. Ati noneho bakoze commentaire berekana ko nibo bafite amashuri menshi mu Rwanda, sibyo? Bafite amashuri menshi. Bana bikoze? Simbizi, ntago mperuka gusoma no gukurikirana ibyindi. Hasi barakomeza barandika ngo abajesuite ari yanashyize mu kara cyane bakwirakwiye hehe? Mu Burayi. Uburayi ari nabwo bwitwa iki? Isi ya kera. Tujye gutinda aho hantu kubera ibintu biri kwabera mu buryo bugenje gute, bwihuse, kandi aho bajyaga hose upapa bwagenzaga gute. Mwumve neza, abajesuite babikoraga kugira ngo upapa bugenze gute, bubyuke bugira imbaraga. Reka turebe ibintu biri kubera mu Burayi umunsi. Nimugoroba naberetse ino nyandiko basohoye yitwa Komisi, nawe twagarukiyeho. Reka nze mbereke kuri website yabo. Icyo nshakaga ni titre ya Komisi, The Catholic Church, murabibona, in the European Union. Bishaka kuvuga iki? Abumva icyongereza. Kiliziya Gatolika muri Union Européenne, mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Yamano 10 turiho ashushanya ibihe bihugu. Harimo Afrika, harimo Amerika, harimo iki? None ubwo icyuma cyamaze cyangwa kiri kwivanga, uretse ko byanatangiye kera na bya bihugu bigize n'ubundi bigize yamano 10. Dokima basohoye rero nashaka kubereka, ndayifite hano. Iyi ni PDF yayo, murabibona. Tugiye kuramo ibintu bikeya gusa, bikeya. Iyi ni page ya 22 yayo, nababwiye ko tuyifite. Uri buze kwishaka ndaza kwimuha nyuma amateraniro. Iyi ni page ya 22, kanze nyibereke. Shaping the future, mwabonye ko ni page ya 22. Reka tujye amagambo make dusomaho kugira ngo turebe koko baba bagendereye iki. Hagize umuntu ufata mikoro kasi tugafatanyara, umuntu wumva icyongereza neza cyangwa se Kamara arakizi. Ihangane papa mucyoze dufatanye. Tujye gufatanya kurebera hamwe aho tugeze mu buhanuzi. Mwibuke indirimbo twaririmbye, kandi koko abantu b'Imana ejo twarabisomye bahamagare kugira ngo babe abaki, abarinzi.
iyo umuntu afite umurinzi niwe abaza amakuru sibyo nabaza ngo ibintu biri kubaho ubundi bimeze biti ntago aba confused ntago aba mu rujijo biriya Eliya niwe wavuze ati ubwoko bw'Imana buzahera guhera mu rungabangabo ntago abantu b'Imana bagomba kuguma mu rungabangabo kamari rero tugiye gusoma udurage dusemurira sibyo cyangwa urasoma nsemuri kiko ufasha niki byose okay we also believe ni page ya 22 muri komis muri iriya document abarizo kwishakandaza kuyiba yasohotse ejo bundi mu kwezi kwa 10 2018 ejo numva ko ejo bundi sibyo ntago turasoza umwaka ashize hafi amezi abiri we also believe nanone twizera ko that the EU citizen European Union citizens abaturage bo mu bihugu by'Uburayi are entitled to benefit from decent working hours bemerewe kuhabwa inyungu zo mu masaha y'akazi oya okay bagomba kugira inyungu bitose nta kibazo which as a matter of principles exclude bank holidays and Sundays ayo mu mahame remezo muri ayo masaha agomba kuvamo ibiruhuko by'iminsi mikuru n'icyumweru ni ukuvuga ngo bagomba guhabwa ibiruhuko bishingiye ku kutajya ku mabanke sibyo banke zikagenza gute zigafunga ATM ntizigenze gute ntizikore kandi abantu bagahabwa ikiruhuko cyo ku minsi ya Sundays turarebe recalling our support nashizeho zoom kugira namwe mu bisome abazi cyongereza recalling our support for the European Sunday Alliance twibukije inkunga twahawe n'iriya alliance y'Uburayi ishingiye ku cyumweru tugomba gushyigikira umuryango w'ibihugu by'Uburayi byifuza ko icyumweru cyageza gute cyaruhuka aya magambo muze kunyibutsa ninza kwibagirwa nze kubereka icyo iyi alliance ikora hasi barandika ngo we therefore remain strongly committed to its objective uwo muryango ubwo ni iriya Sunday Alliance yego dusobanure nuko rero kuko bamaze kubivuga ko bagomba gushyigikira uyu muryango baravuga ngo turabyiyemeje rwose we remain strongly ariko abo mvuye cyane muri kumva amagambo mu kinyarwanda hari amagambo makeya ikinyarwanda kigira amagambo makeya kuyasobanura nkuko ari mu cyongereza biragora ariko bari kuvuga ko baratsimbaraye urakoze cyane turatsimbara mu gushyigikira cyane intego z'ibishira its objective of reintegrating the Sunday as a synchronized day of rest in European law. Intego rero bagomba batsimbagararaho no guhuriza hamwe kuruhuka ku munsi w'icyumweru ku munsi w'ikiruhuko mu Burayi bwose. Reka ngira kandi kanongeraho synchronized iyo bavuga ikintu synchronized bavuga gute mu engineer ikintu ki synchronize kigaruka sibyo kandi cyumvikanyweho kandi kigomba kugumaho sibyo kandi bigashyirwa hehe in European what law ibyo bizafata imyaka ingahe kugera byarangiye nibyo ngiye kubereka Sunday is the only day of the week that allow us to spend time together as a society. Ibi ngira ngo na papa yigeze kubivugaho muri Laodicea urakoze cyane ku cyumweru niwo munsi wonyine dimanche mbese mu kinyarwanda muze ko tubyita ku cyumweru ariko ni kuwa mbere w'iminsi 7 niwo munsi abantu bo imiryango duhuriraho nk'umunsi wo kuruhuka as a society and to enjoy what is not produced and not consumed. Kugira ngo twishime dukoreshe ibyo twagezeho twishimire ibyo twagezeho turye twishimire ibyo twasi umusaruro wacu mbese voilà not bought and not sold ibyo ni kuri Sunday. Sunday ni umunsi wo gukonsoma ibintu bitari produced not consumed not bought not sold
ubwo ni umunsi abantu babasha kwakisesinga ibintu batagenje gute, batahashye kandi batazagenza gute, batazagurisha kuhe munsi. Aba ntabwo bazemererwa kugenza gute, kugura cyangwa kugenza gute, ndagira mabwire ko ibintu abadventiste babwije mu myaka ishize biri gusohora, ahubwo byamaze gusohora, bimwe byahindutse amateka. Ibi gusa amateka, turi gusoma dokima imaze amezi 2 isohotse, ariko abenshi ntabwo bayizi, ahubwo bazakomeza kubyiga ntibizagenza gute. Mwibuke neza ko biri atubwiye hana 14:29 bibabwiye bitaraba kujya niba muzagenze gute. Mukibona bimo birasohora, ni umwanya wo kugira ngo uwari uri mu mwanya wo kurwanya Imana atangira ajye mu mwanya wo kugenza gute, wo kwizera Imana. Mwizera abahanuzi b'Imana mubone kugenza gute, kugubwa neza. Dukomeze. Sande kandi, enable citizens to enjoy full participation in cultural, sports, social and religious life. Cyumweru cyangwa se uyu munsi wa mbere ushoboza abaturage cyangwa bene gihugu kwizihiza umuco, imikino n'ubuzima bw'amadini. Abanyedini nabo bashobora kwizihiza iby'amadini yabo kuri uwo munsi. Ni umunsi ufasha abantu gukora siporo, gukora gahunda zijyanye n'umuco, ndetse ni umunsi utuma nyine abantu baruhuka, bagakora na gahunda zijyanye n'iby'iyobokamana no gusenga, religious life, to see cultural enrichment and spiritual well-being, and to engage in volunteer work and association activities. Bikaba ryari kuri uyu munsi wa dimanche nanone ngo bikabashoboza gukuza iby'umuco ndetse no gukura mu by'umwuka, kandi bakirundurira mu mirimo y'ubutabazi, abakorerabushake no mu mirimo y'amashirahamwe. Okay, tugana ku musozo kujya kuri no page. Reinstating Sunday as a weekly weekly ni kintu ngaruka cyumweru. No gushyira, okay, kambivuga mu cyongereza kamara sebana. Reinstating Sunday as a weekly day of rest in a revised European Working Time Directive, ahantu hatinde, will therefore prove that the EU is more than just a union of economic interest. Gushyiraho rero icyumweru nk'ikiruhuko ngaruka, dimanche nk'ikiruhuko ngaruka cyumweru, umunsi wo kuruhuka, is a revised, ni ivugurura niko nabyita. nitubishyira mu mategeko agenga akazi mu bihugu by'Uburayi, yego, will therefore bizaba ari igihamya cy'uko umuryango umwe w'Uburayi atari umuryango ugamije ubukungu gusa, but a community that places the rights and interests of its people as citizens. Ahubwo ni umuryango ushyira imbere uburenganzira bw'abenegihugu bagize ibyo bihugu, bagize ayo mahanga. Muri general message, ubutumwa rusange mwabwumvise, sibyo? Urakoze kama Imana igwe umugisha, kadukoresha igihe neza. Iyi document mwabibonye yasohotse mu kwezi kwa 10/2018, muri uyu mwaka turimo turasoza. Murabona ikigenderewe muri yo ari iki? Mwibuke ko twabonye neza yuko Roma izakora ibishoboka byose kugira ngo icyumweru kigenze gute, gisubizwe mu mwanya wacu. Ntabwo rero bikiri kera, nta nubwo tugisigaje iminsi mikeya nkuko abantu benshi babyibwira. Bavuze yuko abantu tuzemererwa kugura cyangwa kugenza gute, kuhe munsi. Yambwiye ko muri Pologne byaratangiye, muri Poland abantu bajya ku mabanki bagasanga ATM ntizinakora. None ari amagambo bavuze ngo nta muntu uzemererwa kugura cyangwa kugurisha, bayakotinze Papa Francis. Iyi ni inyandiko, ni website ya Kiliziya Gatolika yitwa vatican.va. Baranditse ngo umunsi w'ikiruhuko cyane cyane umunsi wo ku cyumweru
ni umunsi watwerejwe kugira ngo twishimire ibintu not produced and not consumed. Ayo magambo siko tuyasomye muri ya komisi nayo mpamvu nashyize mu cyongereza, nababwiye ngo turiga mu cyongereza neza textuellement. Bafashe iyo phrase bayivana muri speech ya Papa Francis, kandi nibyo bigiye kuyobora uburayi bwose. Mwibuke twabonye yuko mu gihe amahanga azava mu ibumba ry'umubumbyi agana mu ibumba ry'ibyondo, azaba ari ikimenyetso cy'uko imbabazi ziri kugenza gute, ziri kurangira. Niyo mpamvu muri Matayo 24 Yesu yavuze ngo umunyabwenge nabona ibyo bibaye, uzaba ari hejuru y'inzu ntazagenze gute, ntazamanuke. Bishaka kuvuga yuko umuntu uri ufite umutima we uri ku Mana, Bibiliya ivuga ngo niba twarazuwe na Kristo tujye doza imitima kubiri hehe, hejuru mu ijuru. Kandi iyo nzu y'Imana ni twe, niko Abaherewe 3:6 bavuga. Abaherewe 3:6 uzaba ari hejuru y'inzu rero, umuntu uzaba atakifuza iby'isi, umutima we uri hejuru ye, murimo murabyumva, ntazagenze gute, ntazamanuke. Umuntu wese ufite umutima ugitekereza ku Mana ye kongera kwifuza iby'isi, ahubwo agume hejuru y'iki, hejuru y'iki, hejuru y'inzu. Iyo nzu y'Imana ni twe, ntagire wumva ko yazajya hejuru y'inzu nk'ingiyi. Noneho baravuga ngo not bought and not sold. Mwabonye ko namagambo neza, nashyizeho link namagambo Papa Francis yivugiye ubwe, niyo bafashe barayaterura yavuze muri 2015, hashize imyaka 3. Aba ariyo aza muri komisi igiye kuzayobora Union Européenne, ibihugu bigize umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Page 19. Kamari ntabwo nibwo ngire kumugora, ibyo byose maraza nanjye kugira icyizere, sibyo? Nanamuzanye kugira ngo hatagira umuntu uvuga uti no arimo harya abantu bajya bavuga bati umuntu yatikinze akantu kamwe ahantu, ariko abantu muzi icyongereza ndabinginze iyi document mu downloading batarayivana kuri internet iracyahari, nge ndayifite hano mashini yanjye, uri buze kubishaka azane flash ndayimuha, umuntu wese icyongereza azayisome araza guhita, ariko azayisome anige intambara ikomeye, azahita avuga ati aha niho turi kugana, azatabona iminsi dusigaje. Bavuze ko ibyo bintu bigomba kumara imyaka ingahe, ngibi hano ibyo bintu bigomba gushyirwamo imbaraga uhereye mu kwa 11 2017, bigakorwa mu myaka ingahe, 5, kugira ngo uburayi bwamaze gushyira mu bikorwa iriya migambi tubonye igenderewe. Imyaka ingahe, 5. Sinzi niba bizaza mbere cyangwa bizaza nyuma, ariko icyo kuri cyo niyo gahunda tubwiwe. Aba bishop murebe ukuntu Roma, reka mvuge ngo ifite ubwenge ariko bw'ubusatani, ntabwo ari ubwenge buturutse ku Mana. Document yasohotse mu kwezi kwa 2018 ejo bundi tariki 27 z'ukwezi kwa 11 2018 isohotse. Iki ni ikinyamakuru cya Vatican, urakibona cyitwa Vatican News. Baranditse ngo aba bishop cyangwa se abapadiri bagize ibihugu bigize umuryango w'ibihugu by'Uburayi barasaba abashyira mu policy makers, ni gute mu Kinyarwanda, abantu voilà nk'inteko nshinga amategeko cyangwa se abantu bashyira amategeko mu bikorwa, abashyiraho amategeko, to shape labor policies, kugira ngo bashyireho amategeko ajyanye n'imikorere cyangwa n'akazi according to common goods. Mwabyumvise? Bagomba gushyiraho amategeko agendera inyungu rusa, kandi tukabona inyungu rusange icyo zigendere kwerereza iki, icyumweru. Bon, babivuzemo hano bavuga, batanga na reference kuri ya komisi yasohotse ukwezi kumwe nyuma y'ukwezi, bahita bavuga bati ahantu mugomba kujya mufata reference muri gushyira amategeko ni kuri document nshya yitwa komisi. Muzabisoma, nashyizeho kuki bashaka kunyura muri ayo masendika y'abakozi. Nimugoroba nanavuze labor union ko ari ingaga z'abikorera, ariko umuntu yambwiye ko Ikinyarwanda kiza ari sendika z'abakozi, nibyo labor unions. Ni iki Imana yari yaravuze muri kino gitabo cyitwa Country Living? Baranditse ngo amashyirahamwe y'abakozi azajya yihutira kwishora mu bikorwa by'urugomo. Murebe neza, murebe umugambi wa Roma. Amashyirahamwe y'abakozi azajya yihutira kwishora mu bikorwa by'urugomo mu gihe ibyo bibasaba bitagenje gutera, bitubahirijwe. Murebe kuri cyumweru kigiye Satani arimo arakeye inkundura zo kurwanya amategeko y'Imana. Biragenda birushaho kugaragara ko abatuye isi badafitanye umushyikirano n'Imana. Nta bushakashatsi buhanitse bushobora gusobanura iterambere rihoraho ry'ingabo za Satani. Inteko nyinshi zigana n'abamarayika bavumwe
bakoresha abantu amarorerwa. Ubugome no kwishimira ibibi ku bw'abantu bizagera ubwo bizateza Imana kwigaragaza mu cyubahiro cyo gukomera kwayo. Vuba aha ubugome bw'isi buzagera ku musozo wabwo uheruka, maze nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa, Imana izasuka igikombe cy'umujinya wayo. Ibyo bintu kugira ngo bizagerweho nuko bizanyura mu ki? Mu mashyirahamwe y'abaki? Mashyirahamwe y'abakozi. Ibyahishuwe igice cya 11 umurongo wa 15. Nanabwiye ko ariho tugiye kwiga impanda ya 7. Ibyahishuwe 11:15. Nimugabana nakoresha amasomo nkabona nimuyasoma, none nayakuyeho kugira ngo tuze kubumbura Bibiliya. Abantu bajye bazana tunazisoma. Impanda ya 7 karanditse ngo Marayika wa 7 umurongo wa 15. Marayika wa 7 avuza impanda mu ijuru, havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi ubw'umwami wacu ni bwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Babakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye, baramya Imana bati, turagushimye umwami Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahora iteka ryose, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. 18. Amahanga yararakaye, nuko amahanga yagenje gute? Tugiye kureba uburakare cyangwa se uburakari bw'amahanga buri kwigaragariza mu uyu munsi. Amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo guciramo abapfuye iteka kirasohora, n'icyo kugororamo abagaragu b'imbata bawe aribo n'abahanuzi, no kugorora abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimburikiye. Iki ni igihe Kristo azaba agarutse. Njya mubwire yuko mbere ko Kristo agaruka amahanga azaba yaragenje gute? Amahanga azaba yararakaye. Amahanga arakariye mu ki? Uyu mudamu muramuzi? Yaje no mu Rwanda. Christine Lagarde. Muramuzi? Ni MD wa IMF, ikigega International Monetary Fund. Sinzi mu Kinyarwanda ukuntu nabyita, ariko batanga amafaranga, bafasha za leta, doneho amafaranga menshi anyura yo gufasha ibikorwa bya za leta zitandukanye zo ku isi, presque zose ahubwo. IMF ni ikigo gikomeye cyane. Christine Lagarde ni cyo yavuze muri kino kinyamakuru cyitwa International News. Muze kureba. Ikimuteye ubwoba si uko amafaranga abaye make mu isi, kandi nibyo ashinzwe. Ikimuteye ubwoba si uko hari za leta batari gufasha ngo bazihe inkunga, ahubwo ikintu kimuteye ubwoba batangaje muri tariki 14 z'ukwezi kwa 4, 12 z'ukwezi kwa 4 na 18. Ngiri article nayishyizeho. Yaranditse ngo Christine Lagarde fears the advent of an age of anger. Abazi Ikinyarwanda ni iki? Christine Lagarde afite ubwoba bw'uko tugeze mu gihe cy'iki cy'abantu bagiye kuzajya bayoborwa n'iki? N'uburakari. Abantu barindutse abarakari. Ibyacu 11 batubwiye ngo iki? Amahanga mbere yuko Kristo aza kugora buri muntu wese azaba yaragenje gute? Azaba yararakaye. Yaravuze ngo IMF boss cyangwa se umuyobozi wa IMF Christine Lagarde ku munsi wa 3 w'isabato uwo bita wa 2 wa leta Tuesday yahamagariye abantu ibigo mpuzamahanga abereka yuko afitiye ubwoba igihe cy'uburakari kigiye kwinjira, aho ukutaringanira inequalities could soon surpass buzarenga igihe cy'abantu bitwa ko bifashije. Arangije avuga yuko agomba kugira igikorwa kugira ngo abantu bave muri icyo gihe cy'uburakari. Atanga igisubizo kivuga gute? Nacyo kitari mu mwuka w'Imana. Aravuga ngo nuko abantu bagomba guhabwa monopoly, hagomba kuboneka abantu bagomba kuyobora abandi hejuru, abandi bantu bose bakajya bajya kubakomera amashyi kugira ngo barye. Ngiri inkuru hariya muzabisoma. Hano yabivuze yuko abantu bagomba gushaka icyitwa monopolistic giant. Giant ni iki? Ibi hagomba kuboneka abantu bameze nk'ibihangange, abandi bantu bose bakajya baza kureba abo bantu. Nimura muri America Latine, sinibuka icyo gihugu ni ikihe, aho perezida watowe ni ikihe? Yabasuggest ni Venezuela? Ni Venezuela peut-être. Yahaye abantu amakarita bagomba kujya baza kurira. Abantu bose bajya gutonda umurongo kugira ni Venezuela. Nani ndabikurikira ejo bundi kuri televiziyo. Bajya gutonda umurongo neza nk'ukuntu byanditse mu itangiro yuko abantu bose bajyaga baza gusaba ibyo kurya ndeye. Oya ntabwo babisabaga Farawo, babisabaga Yosefu, kandi umwami w'igihugu arinde. Abo bantu benshi abami b'ibihugu n'aba perezida b'ibihugu, ariko ba Farawo babihisha inyuma ba Yosefu byabwiye ko ari ubupapa. Abantu bose bagomba kwicishwa inzara, ngiye kubibereka, kugira ngo abantu bose bahindukire amategeko y'icyo migenza gutera. Igomba gusubirana imbaraga nk'izahoranya myaka y'umwijima. Uburezi icyiciro cya 25.
cyitwa uburezi n'imico. Nakoresheje amagambo yo kuri app, ariko mu gitabo muraza kureba kuri no title yitwa uburezi n'imico. Muri ya app ni kuri page 339. Murabizi ko dufite ibitabo by'umuka w'abahanuzi kuri internet, sinira mujye mubisoma. Banditse ngo iki? Byongeye kandi murebe akaduruvayo karagenda gashaka kuvanaho amategeko yose, atari amategeko y'Imana gusa, ahubwo n'amategeko yashyizweho n'iki. Muraje mukurikira aya magambo. Byari byarahanuwe nabyo ni mu cya 800. Politike y'uko leta ariyo icunga umutungo w'abantu ndetse n'ububasha bukaba bufitwe nayo, uburyo butuma abantu bake cyane bakungahara bikomotse ku gukenesha abandi benshi cyane. Aya magambo muri kuyumva yanditswe mu cya 800. Ndagira mbabwire yuko nubwo umuntu atahagara hano ngo avuge ngo ibi bintu mbiza hana, ariko bipfa kuba byarahanuwe, gusohora bizasohora, niba bitarimo biranasohora. Byongeye kandi ngiye kuyasubiramo, akaduruvayo karagenda gashaka kuvanaho amategeko yose, atari amategeko y'Imana gusa, ahubwo n'amategeko yashyizweho n'iki n'abantu. Abantu bazarenga nako Imana bamaze kuyarenga bagiye kurwanya ay'abantu hagati yabo. Politiki y'uko leta ari icunga umutungo w'abantu ndetse n'ububasha bukaba bufitwe nayo, uburyo butuma abantu bake cyane bakungahara bikomotse ku gukenesha abandi cyane. Mwabyumvise? Nibyo Lagarde yavuze? Mbisubize inyuma murebe ibyo Lagarde yavuze. Yavuze ko hagomba kuba cyitwa monopolistic what? Giant. Hagomba kubona kugira ngo ikibazo isi ifite nuko hagomba ko abantu bahinduka ibikomerezwa, abandi bantu bose bakagenza gute. Byari byarahanuwe. Mwizera abahanuzi bayo mubone kugenza gute, kugubwa neza. Ugushyira hamwe k'amatsinda y'abakene. Mwumve, abakene bamaze kubona ko ari amatsinda yakijijwe. Umwuka w'abantu uranditse ngo ugushyira hamwe k'amatsinda y'abakene. Twasomye kare muri cya gitabo cyitwa ukujya mu cyaro, country living, yuko icyitwa amashyirahamwe y'abantu za sendika z'abakozi arizo zateza ibibazo y'isi. Siko twasomye? Muraje mwumve icyo abakene bagiye kuzakora. Ugushyira hamwe kw'amatsinda y'abakene bagamije kurengera inyungu zabo n'ibyo bashaka. Umwuka wo kudashyira umutima hamwe, kutitegeka no kumena amaraso, gukwirakwira ku isi yose kw'inyigisho zimeze nk'izateje impinduramatwara yo mu Bufaransa. Mwumvise? Abakene nabo bazahita bavuga bati tujye kwishyira hamwe kugira ngo turwanye iki abo bakire. Ibyo bintu nibyo bizahita bizana isi mu gihe Ubufaransa bwari bugenje gute, bwari birimo mu cyitwa igihe cy'impindura matwara y'Abafaransa. Reka turebe uyu munsi niba atari byo biriho. Ibi ni ibihamya by'itorero volume ya 6 biravuga yuko amahanga yararakaye, nanabishyize mu Cyongereza, kandi kuba amahanga yararakaye ni ikimenyetso cyerekana ko Kristo ageze ku rugi. Matayo 24:3-9 muri iki dusoma n'ibyo twasomye. Ezekiel igice cya 9 umurongo wa 3 n'uwa 4 mbere cy'iyi video. Amahanga yagenje gute? Amahanga yagenje gute? Amahanga azarakara. Ariko ndagira mabwire ko amahanga yararakaye mu bihamya by'itorero bari batubwiye ngo iki. Reka nayo tuyasome. Duhagaze ku rugi rw'ibimenyetso cyangwa rw'ibihe bikomeye. Ubuhanuzi mo buragenza gute? Burimo burasohora ibintu bidasanzwe kandi biteye ubwoba. Amateka adasanzwe kandi ateye ubwoba yanditswe mu bitabo byo mu ijuru. Ibintu byose mu isi yacu biri muri agitation, biri mu ki? Biri mu gihe cyo kunyeganyezwa. Hari intambara n'imuhaza intambara. Amahanga yagenje gute? The nations are ibi ni ibihamya by'itorero volume ya 6 mu gitabo cy'Icyongereza. Amahanga yararakaye. Kandi ko amahanga yararakaye, ibyo biratwereka yuko Yesu Kristo niba turi ku gihe niyo amahanga yararakaye, nayo cyera hano yuko icyerekana ko amahanga yararakaye ni ikindi kimenyetso kitwereka aho twe tugenje gute. Kuko twebwe tugeze ku gihe cy'iki, tugeze ku rugi, turi hafi kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Ezekiel 9 mwahageze? Mu 3 mwahabonye handitse ngo iki n'uwa 4. Nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu. Mwumve? Maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Mu wa 4 nuko Uwiteka aramubwira ati genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu maze ushyire ikimenyetso kuki. Turi mu gihe cyo gushyirwaho ikimenyetso. Niyo amahanga yarakaye, abantu Imana bari bashyirwaho iki? Katurebe se koko amahanga azarakara. Hano mu Bufaransa. Mu Bufaransa hamaze iminsi hari ibitero.
and hundreds aba of ni abantu yellow bambaye vest amajire protesters y'umuhondo in biyise central gilet Paris. jaune. The police say they're concerned that far-left Hano ni mu and muhanda far-right ugana groups kuri may have Perezidanse. infiltrated the protests, which have no leader and are organised online. The Yellow Vest movement began over fuel tax rises and the high cost of living, but they've since evolved into a protest against President Emmanuel Macron's government. He's now promised to slow the rate of the fuel tax rises if international oil prices rise too rapidly, but he's still going ahead with the tax hike in January. For more than 2 weeks now, roads have been blocked across France as people from many walks of life have donned the yellow vests that they're obliged by law to carry in their cars. Hano Champs-Élysées. Anyway, kugira ntabatinza abajya bakurikira amakuru murabizi. For the second Imeze Saturday mu in a Bufaransa row, ngiye kuvuga muri riot make police have ibintu biri fired kubaho. tear gas stuff. Mu Faransa Perezida Macron yazamuye imisoro ku bijyanye na essence, gaze, avuga ko bagendereye kugabanya ibintu byose bihumanya ikirere. Muribuka nimugoroba ko twabonye muri Datosi icyitwa climate change. Mwabonye? Ninde wabishyizeho? Papa Francis. Ibihugu byo bishyira cyitwa Paris Agreement, amasezerano y'i Paris. None Macron ejo bundi ashyiraho icyitwa kuzamura imisoro. Abaturage barangije barigaragambya bajya mu mihanda nkuko mubibonye, baramutuka, baratwika, polisi barazitwika byinshi. Abagiye bari ba televiziyo baribonye. Abantu barimo mubonye bari kwamaganana. Bari kwamaganana. Reka turebe uwo bagomba kwamagana ninde. Laudato Si yari yabivuzeho Kamari. Niya encyclical naberetse ejo ni urwandiko Papa Francis cyane igitabo cyane nyandiko. Papa Francis yashyizeho akimara gutorwa, narababwiye ngo yahawe mu president wese ni inyandiko byanga byakundi igomba kuyobora isi mu gihe Papa Francis buri mu papa wese yatowe agira inyandiko ye agira. Ingingo 23 n'ingingo 26 Papa Francis nicyo yanditse ngo the climate is a common good. Murebe neza umuntu ugomba kurwanwa ninde. Mu Bufaransa bari ikintu bakeneye, bari bakeneye intambara ikomeye. Njemba basenya nkavuga ni Imana yanjye wafasha abadventiste mu Faransa bakabwiriza icyigisho cya 15 Bibiliya n'imindira amatwi mu Faransa ko batamenya ibintu biri kubera iwabo uyu munsi. Kandi ntago ibiri ko mu Faransa muraje murebe ntago bizarangira mu Faransa gusa, bigomba kuzasoza bifasha isi yose. Ikirere cyangwa se sanzure ni ikintu duhuriyeho twese muri rusange, yaba ari abantu ndetse n'ibirimo. Uburyo isi imeze ni ibintu bigomba guhinduka. There is an agent. Ikintu kiri agent ni hari ikintu cyihutirwa kigomba gukorwa to develop policies ku buryo amategeko agomba gushyirwaho kugira ngo mu myaka mike iri imbere the emission of carbon dioxide and other highly polluting gases can be drastically reduced. Mwabyumvise? Ibintu by'amagaze hagomba gushyirwa imbaraga ku buryo bigomba kugenza gutera kugabanywa. Izo ngamba zigomba gushyirwaho. Papa Francis yarabivuze, yavuze ko bigomba gusimbuzwa, for example substituting for fossil fuel and developing sources of renewable energy. Nibwo abantu bagomba gutangira gukoresha amapano solaire n'ibindi bintu bitangiriza ikirere, ariko ibi bintu byashyizweho nande? Papa Francis. Ibihugu nibyo birimo biragenza gute? Birashaka kubishyira mu bikorwa. None ikibazo mu Bufaransa iryo tegeko ni Macron waryibwiye cyangwa ari gushyira mu bikorwa ibyo nawe yasabwe? None abantu bakigaragambije barwanya Macron cyangwa bagomba kwigaragambya of course Macron ndareka nawe tuvuge ngo bamurwanye kwenda imisoro yabaye myinshi bujyanyije nuko abaturage batishoboye, ariko uri hejuru ya Macron baramuzi. None abantu bakeneye kwiga intambara ikomeye. Nyamakuru cy'abagatolika cyitwa National Catholic bari baravuze ngo ibi byavuzwe muri 2016 imyaka ibiri mbere yuko birabiba. Now is the time to start a carbon tax. Ngibiri nashyize binyamakuru cyitwa National Catholic Reporter. Muze kujya mwandika ari ama title ushize muri Google bahita baguheza ziriya link. Bavandimwe banje murabona ninde uri muri shaping isi uyu munsi? Ninde urimo urapanga uburyo isi igomba kumera muri kino gihe? None abarinzi bari ku nkike bagomba kujya kuburira abandi ni bandi abadventiste. None bo barabizi cyangwa barasinziriye? None se barashaka no kubyiga byibura? Mwumve agahinda, reka mvuge ngo Imana ifite abarinzi barasinziriye,
abo hanze barasinziriye, ni ukuvuga ngo Imana ifite tasika iri double. Iya mbere ni ugukangura abarinzi, bamara kuba maso bakabona kujya gukangura abo hanze. Papa Francis muri kiriya kinyamakuru bavuze ngo iki? Bavuze ko ubushyuhe buri kurushaho kwiyongera ku isi no kwangirika birimo biraterwa n'uko ibintu byose bikomoka kuri carbone, birimo gaze, birimo essence, birimo mazutu n'ibindi, birimo birahumanya ikirere. Kandi nyuma yo guhumanya iki kirere ntabwo bigomba kuguma gutyo. Hari amagambo yanditse mutuko, if you want to reduce, mwabonye, niba dushaka kugabanya ibintu bihumanya ikirere, tugomba gukata, we have to cut back on fossil fuels. Hagomba gufatwa ingamba zijyanye n'ibintu byose bikomoka kuri peteroli. Kandi ibyo bintu bigashingira ku byo Papa Francis yanditse muri Laudato ngibiri. Reference nuko abantu bagomba kugendera ku byo Papa yagenje gute. Ibi byavuzwe 2016, 2018 Macron abishyizeho, abantu no kurwanya bivuze 2016 bari kurwanya uwabishyize mu bikorwa 2010 kangahe. Muri kino gihe reka turenge ibyo ngibyo. Muri kino gihe Papa aramutse agiye mu Bufaransa, akajya mu Bufaransa akasabira abantu ko akunda gusengera abantu bamwakira bishimye. Uwo babona nk'umwanzi wabo ninde? Niko no muri kino gihe abantu bari kubona bagenzi babo ko aribo banzi babo. Bavandimwe nagiye mbabwire ko nta muntu n'umwe ufite icyapfa n'undi. Ibyaha byose biri mu isi Bibiliya yavuze ko izabishyira ku muntu umwe. Icyakora ni babiri. Muri Bibiliya handitsemo umwe, ariko mu mwuka w'abantu handitse abantu babiri. Kabasomere muri Bibiliya umuntu we isi izashyiraho ibintu byose biri mu isi. Ibyahishuwe iki cya 18 irimbuka rya Babuloni. Tubasha kuvuga tutari ko se namwe Gatolika rwose murayirengera murayituka, ariko ntago ari twebwe, nicyo Bibiliya yavuze. Ibyashu 18:24. Kandi muri uwo mudugudu, uwohe mudugudu? Uwohe? Babuloni. Kandi muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi n'ayabera n'ayabiciwe mu isi bangana iki? Ubwo n'abantu bari gupfira muri ya myigaragambyo barimo? Yego, ayo maraso yose yabonetse mu uwohe mudugudu? Ibyaha byose biri mu isi Bibiliya igaragaje ko bizashyirwa ku mutwe wa Babuloni, ariko mu nyandiko dufite havuga yuko bizashyirwa ku bantu bangahe? Babiri. Uwa mbere ni Babuloni, ariko wa kabiri ni umundinzi wagombaga kuburira abandi, ariko wari ugenje gutera, wari wisinziririye. Abo bantu bose bazapfa bamuzize, murabizi no muri Ezekiel niko handitse. Ibintu bikaya mu Bufaransa biteye ubwoba. Iyi ni ikinyamakuru cyitwa Euronews. N'ubundi barimo baragaragaza ukuntu abantu ntabwo barakarambirwa kwigaragambya batuka Macron aho gutuka uwamutumye. Reka bari kumvuga amaraso yose ya bano bantu azashyirwa mu uwuhe mudugudu? Azabazwa nde? Azabazwa uwashyizeho ibyo bintu, abandi bakabyitirira. Nambara ikomeye 206. Aya magambo ndashaka ko tuyasoma. Umuntu wese ufite igitabo ayabumbuye. Paragrafu ya 2. Abaturage bari barize amasomo yo kugira nabi no kwicisha urubozo Roma yigishije. Amaherezo igihe cyo gusarura ibyo babibye cyarageze. Roma mu mpinduramatwara mu Bufaransa, ubwo mu Bufaransa abantu batangiye kwanga inyigisho z'ubupapa, abantu ngo bari barigishijwe kugenza gute? Kwica no gukora urugomo. None batangiye nabyo kubishyira kuri Roma. Ubu noneho ntabwo ari abigishwa ba Yesu bashyirwaga muri za kasho kandi ngo bajyanwe kwicwa. Harashize igihe kirekire abo bigishwa ba Yesu barabamariye ku icumu, naho abandi barahunze. None Roma itaragiraga imbabazi yumvise imbaraga zirimbura zabo yari yaratoje kwishimira gukora ibikorwa byo kuvusha amaraso. Urugero rubi rwo gutoteza abayobozi b'idini bo mu Faransa batanze mu myaka myinshi, noneho rwarabahagurukiye rufite imbaraga zikomeye. Aho biciraga abantu hatembaga imivu y'amaraso y'abapadiri. Amato ya za gereza byari byarigeze kuzuramo bahigeno n'abantu barwanyaga ubupapa mu gihe bwavukaga. Noneho byari byuzuyemo ababatotezaga. Abayobozi b'itorero Gatolika ry'i Roma babohewe ku ntebe zo mu mato bakagashya mu buryo bubaruhije, maze nabo bagerwaho n'akaga itorero ryabo ryari ryaranyujijemo abantu bari abagwaneza ryitaga abahakanyi. Niba hari ikintu isi irimo irategurirwa muri kino gihe ni ugukora iki? Ubugome ni iki? N'ubwicanyi, abantu batabizi ariko bifite ikintu bigendereye kandi vuba cyane bizagaragaza. Ibyaje 17, 15, 18 y'amahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga marayu bo amahembe 10 ashanye iki?
amami 10 cyangwa se amami yose ari mu Burayi nk'uko twabibonye. Hari igihe kigiye kuzagera nubwo igihe cy'imbabazi zaba zarangiye, ariko biratubwira ngo bazagera ubwo bazabona ibyo maraya uwo nguwo yakoze bagenze gute. Ubu ngubu barakundanye, ariko igihe kigiye kuzagera bagenze gute. Ninde uzatuma bamwanga? Bavandimwe ndagiye babwire ko nitwe twahamagariwe kugaragaza ibikorwa by'umunyabugome kugeza ubwo amahanga yose agomba kumusobanukirwa akamwiyomoraho. Bazageza ubwo bamwange, bimunyage, bimucuze biryinyama ze, bimutwika kongoke, kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye no guhuza inama zo guhaya nyamaswa ubwami bwabo, kugeza aho amagambo y'Imana azasohoreza. Wa mugore wabonye, uwo mugore bazanga, uwo maraya ni wa mudugudu ukomeye utegeka abami bahehe bo mu ntambara ikomeye paji 204, kubwo gukoresha ishyari ry'abami ndetse n'amatsinda yabaga ari ku butegetsi. Murebe ikintu Roma dushoke batuti Roma ifite ihe nyungu mu gushaka gukora nk'ibintu iri gukora mu Bufaransa, uretse ko atari mu Bufaransa gusa. Reka turebe ibyari byarahanuwe ndetse n'ikigenderewe kurenza ibyo twe tubona. Hari amahame abiri abaho ku isi. Ihame rya mbere ni ry'abantu bose bagomba kugenza gutera kubona. Ihame rya kabiri ni ihame riri inyuma gusa y'abantu bari kubikora, ubwo twebwe batwita ngo turi nk'amatungo. Twebwe tubona ibyo bashaka ko twe tugenza gutera tubona. Turi kubona Macron ko ariwe wateje ikibazo cya tax, ariko nk'uko tubicukumbuye tubona ko ikibazo atari Macron ahubwo ari inde, ari ubupapa. Ni iki none se ubupapa ufite izihe nyungu? Intambara ikomeye paji 204 bavuze ikintu icyo biba bigendereye. Nubwo turi kubyigira mu Bufaransa, byambwire ko ntabwo bireba Ubufaransa gusa, ahubwo biri ku isi inganikiye. Mu Bufaransa bibasha kwitwa tax ya gaze, mu Rwanda bikaba byitwa ibindi, kubwo gukoresha ishyari ry'abami ndetse n'amatsinda yabaga ari ku butegetsi. Mwumve, Roma yari yarabateye kugumisha abaturage mu ki. Ibi byakozwe nande? Yari izi neza ko nigumisha abaturage mu buretwa ibyo bizatuma leta icika intege. Leta ya Macron acitse intege? Yego, yaje bamwishimira bati ni umusore utaragize ishyaka n'imwe rya politiki ajyamo. Bavuga batumva azita ku bajene kuko aribo benshi muri Europe. None ubu bari kumutuka, bari kumuvumira ku gahere. Yari izi neza ko ibyo bizatuma leta icika intege. Mwumve, muribuka muri Laudato no muri komisi ikigenderewe no gushyiraho iki icyumweru kugeza ubwo papa ari ugaragara nkaho ari ugomba gutanga igisubizo cy'isi yamaze kwigenza gute kunanirana. Roma yari izi neza ko ibyo bizatuma leta icika intege, kandi igakoresha ubwo buryo igambiriye kugumisha abategetsi na rubanda mu buretwa bwayo. Amagambo ntabwo ndi kuyumva, mwayumvise? Roma irabikora ishaka ko abantu baguma mu buretwa, yaba ari abaturage, yaba ari abayobozi baza leta. Gushyira abantu mu bukene, Roma irabikoresha kugira ngo Roma niyo yihishe inyuma y'ibyo byose. Ariko mu Bufaransa, niba mu Bufaransa bari gutuka Macron, ubwo ku isi yose abantu batuka abandi ba perezida, ahari Macron turashyira abandi ba perezida, nibo bagomba kurwanwa cyangwa abantu bakarebye uri inyuma y'uwo nguwo. Nubwo n'uwo wemerewe mahame mu by'ukuri yagombaga wenda kugira ukuri runaka ashyira mu bikorwa, ariko reka turebe ikinyandiko n'imwuka abantu birimo biravuga. Ni Macron ufite ikibazo kurenza umuri inyuma. Urakoze. Ikinyamakuru cyitwa The Telegraph, ndabereka ibinyamakuru bizwi gusa kandi bikomeye bitavuga ibinyoma, kuko hari abantu bajya bavuga bati ababwiriza bakoresha ibintu bavanye kuri internet. Ntabwo kuri internet yavaho ibinyoma gusa, sibyo ra? Nicyo dusomye ku kinyamakuru runaka tuti inteko ishinga amategeko iri kwiga uburyo abana baboneza urubyaro. Ntimubizi iyo si gahunda ya leta ihari? Nese ubwo nzanye ikinyamakuru nkabibasomera imbere nabambeshye? Ubwo rero nta mpamvu yo kurwanya ibintu byavanywe kuri internet, kuko ndabizi kuri internet hari ibintu by'ibinyoma byinshi, ariko hari n'iby'ukuri bingana iki. Niyo mpamvu umuntu atagomba kwangwa no kurwanyirizwa ko yavanye ibintu kuri internet. Uko niko abantu bazajya busohora. Macron baravuga bati ikibazo cyo kuzamura imisoro yo kuri essence cyateje panique muri Elysée, cyateje ikibazo mu Faransa, kugeza ubwo abantu benshi barimo baricwa, abandi barimo barahutazwa. None abaturage barenje bavuga ngo iki? Baravuga ngo dusubiye, return of French revolutionary zeal. Abantu bongeye kugira umutima nk'abantu bahoranye ishyaka zile si ishyaka. Abantu bongeye kugira ishyaka nk'iryaranze abantu mu gihe cy'Ubufaransa mu mpindura. Muri icyo gihe abantu byagenze biti? Nimutaha
muze gufata intambara ikomeye paje ya 15 icyo gice cyitwa bire n'impinduramatwara mu Faransa. Mwige ngo muri icyo gihe byagenze bite, ninde wari hishe inyuma y'impinduramatwara mu Faransa? Baravuze ngo ni abajesuite. Intambara ikomeye paje 15 icyigisho cya 15 nimutaha musome iyo chapitre muraza gusobanukirwa n'ibi turi kwiga nona. Macron amaze kubona binaniranye France bayitwitse, muze kujya ku binyamakuru byose murebe ukuntu Ubufaransa mu minsi ishize bwari bumeze. Macron yaremeye ava ku izima aravuga ngo ariko ntabwo yavuye ku izima, ndaje mbasomera amagambo yavuze. Yaravuze ngo ngiye kuba mfashe mbahaye agahenge k'amezi angahe 6, iyo misoro mutagenza gute, mutayicibwa, ariko nyuma y'amezi 6 tuzagenza gute, nzagaruka. Kuki adashaka guhagarika iyo misoro burundu? Nuko atari washyize iryo tegeko yuko igomba gucibwa. Yatanze ka pause, ariko amaze gutanga iyo pause The Sun, ikinyamakuru cyitwa The Sun nacyo ni ikinyamakuru gikomeye, abaturage nabo bahita bavuga ngo iki, nubwo duhaye pause y'amezi 6, mwibuke mu burezi amagambo batubwiye, imiryango y'abantu b'abakene nabizagenza gute, izahaguruka, isi itume amahanga yose agenza gute, arakara. Abaturage niki bavuze? The Sun ikinyamakuru, iriya video ntabwo ndi replaying, baravuze ngo we will overthrow the system, tuzakuraho iki, ubu butegetsi. Yellow jacket protesters, abo bantu bigaragambye bambaye amajire y'umuhondo, bavuze yuko bazavanaho ubutegetsi bw'Ubufaransa nibukomeza kubaka imisoro yo kuri iyo essence. Amahanga arakaye mu buhame bw'itorero volume ya 6 page 14. Kurakara kw'amahanga biratwereka ko turi hehe, tugeze ku rugi, tugeze ku rugi bavandimwe. Macron yavuze ko agiye gutegereza amezi 6. Bloomberg nacyo kinyamakuru gikomeye kijya cyerekana n'uburyo abantu bahagaze mu mitungo yo ku isi, tariki 5 z'ukwezi kwa 12 ejo bundi muri kuno kwezi kwacu muri uyu mwaka 2018. Macron yavuze ko atazigera aruhuka n'ubundi icyo yagambiriye kitagenje gute, kitagezweho. Yavuze ngo iki, French Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko he won't retreat or undo reform. Wabyumvise? Yavuze ko atazigera agenza gute, areka nta mavugura azigera ashyira ku byo yifuje kugenza gute, yifuje kugeraho. Mubasha kwibwira muti ibyo biri mu Bufaransa gusa, ariko ntago biri mu Bufaransa gusa. Nyuma y'igihe gito byavuye mu Bufaransa bikomereza hehe, tariki 5 z'ukwezi kwa 12 Gilets jaunes, abagabo protesters bigaragambya bambaye amajire y'umuhondo, ngo ntago bari mu Faransa gusa ahubwo bamaze no kujya no mu bindi bihugu. Amahanga yararakaye ko ntago bavuze ihanga rimwe nk'igihugu kimwe, ahubwo bavuze iki, Serbia nacyo ni ikindi gihugu cyo mu Burayi. Bavuze ngo iki, baravuze ngo we want no more prices for gasoline. Sinzi muri kuyasoma, mwabonye? Iyi ni inteko ishinga amategeko, iyi ni video. Baravuze we want no more prices for gasoline or you will have yellow vest on the street of Belgrade and Serbia. Mwabonye inteko ishinga amategeko? None ntabwo byo byatangijwe n'abaturage bo hasi, ahubwo ni abadepite n'abasenateri mu nteko ishinga amategeko ya Serbia. Bo ubwabo barivugira ngo nitutagabanya ibiciro by'iki bya gaze. Muribuka ko muri Laudato Si ya Papa niwe wabigejeje gute, wabisabye. Baravuze ngo no muri Serbia tutabikora, abaturage baraza kugenza gute, kujya ku mihanda ya Belgrade bajye kwigaragambya kandi bambaye yellow jacket. Muri Iraq bo barigaragambije, ntago bikiri ikibazo, ntago bikiri ikintu kizaba. No muri Iraq barigaragambije. Muri Espagne naho bakoze imyigaragambyo n'ubundi yo kurwanya ibiri mu Bufaransa. Amahanga yagenje gute, kuba amahanga arakaye. Ibihame by'itorero volume ya 6 ni ikimenyetso cy'uko turi kuki, turi ku rugi. Amahanga yararakaye, ntago ari muri Espagne gusa, mu Bubiligi. Reka mbereke video mu Bubiligi. Mu Bubiligi naho barigaragambije biteye ubwo Buruseli. Muri bino video twihangane tuyirebe, biteye ubwo. Ibi bintu kuki biri muri Europe? Bon, dore kudasohoka. Hano mu Bubiligi ni imodoka ya polisi.
kuki ibi bintu byatangiriye mu Bufaransa bigomba gukomereza ku isi yose? N'ibintu biteye ubwoba. Baratwika ibintu byose, polisi ikaza, amaduka arafunze, kandi bambaye iki? Gilet jaune. Hari mu Bubiligi. None ikibazo, muratekereza nta muntu ubiri inyuma? Uku ni nako itegeko rizafatirwa mu Bufaransa rigiye gukemura ikibazo cy'imyigaragambyo. Niyo vuga bati iri tegeko rishyizweho kandi Ubufaransa bugize amahoro, mutekereza ko ibindi bihugu bitazaryemera? Bizaryemera? Inyandiko z'ibanze page 101 mu gitabo cy'icyongereza baranditse ngo iki? Bavuze yuko Ellen White yaravuze ngo nabonye imbaraga zo mu isi zinyeganyezwa n'ibimenyetso biteye ubwoba bikurikirana: intambara, impuha z'intambara, inkota, inzara, ndetse na byose bibereyeho kugira ngo isi inyeganyezwe. Maze ijwi ry'Uwiteka rinyeganyeza izuba, ukwezi n'inyenyeri n'isi nayo. Arangiye yerekwa iki? Nerekwa imbaraga zo mu bihugu by'Uburayi zigenza gute? I saw that the shaking of the powers in Europe. Mwabibonye? Ibi Ellen White yarabyeretswe na kotiza amagambo mu Cyongereza, page ntago bihura n'Ikinyarwanda. Ubwo ariko mu Kinyarwanda abasoma Icyongereza muzabibona, abazi guhuza Ikinyarwanda n'Icyongereza muzabibona. Ellen White yaravuze ngo nabonye imbaraga zo mu bihugu by'Uburayi zigenza gute? Zinyeganyezwa. Kandi ntabwo byari ukunyeganyeza imbaraga zo mu Burayi gusa, byari bigendere kugira ngo amahanga agenze gute? Hasi batse ngo byari bigendere kugira amahanga agenze gute? Arakare. Tugeze ku iherezo ry'urugendo. Luka 21 havuga n'uburyo isi igomba kuzamo kano kaduruvayo, abantu bakagira igihumure n'ibibwirwa ibyenda kubaho. Yoweri 16 isi zuzuramo intambara n'imivurungano y'intambara. Inyandiko z'ibanze kadusozi no kuri aya magambo. Inyandiko z'ibanze igitabo cy'icyongereza page 85 paragraph ya 3. Reka msoreze kuri aya magambo. Asige turebe niki tugendereye kwiga. Niki Imana irimo yategura ubwoko bwayo mu gihe amahanga arakaye? Si ikibazo tugomba kwibaza. None ko tubona ko turi ku igihe kirangira ry'imbabazi, ubwoko bw'Imana bwo niki Imana biteganyije mu gihe nk'iki? Nafashe n'uburi mu gitabo cy'icyongereza baranditse ngo itangiriro ry'icyo gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho, the commencement of that time of trouble. Hano biragaragaza yuko atari itangiriro ry'igihe cy'ibyago by'iminsi y'imperuka. Ntituze kubyitiranya, sibyo? Ntihagire umuntu uzavuga ngo igihe cy'ibyago cyagenje gute, cyageze. Ahubwo turacyafite igihe gito cyane kiri imbere yacu, aho Kristo akiri gukorera umurimo hehe? Mu buturo bwo mu ijuru. Muri icyo gihe rero Kristo arimo akora umurimo mu buturo bwo mu ijuru, ariko akaba n'igihe cy'umubabaro. Hari umurimo w'agakiza, while the work of salvation is closing. Mu gihe umurimo w'agakiza urimo uragenza gute? Urimo urarangira. Ibyago biri kwisuka mu isi. Kuba ibyago biri kwisuka mu isi, mu yandi magambo rero biratwereka ko umurimo wa Kristo ari gukora mu buturo bwera uri kugenza gute? Nibyo kare nababwiye ngo hari igihe Satani tubona Satani gusa ko ari muri muraturwanya, nyamara amaso yacu akwiye kurenga Satani tukibaza ngo ubushake bw'Imana muri ibi bintu ni ubuhe? Kuba amahanga yarakaye nabyo bavuze hano, and the nation will be angry. Mwabibonye? Kandi amahanga azagenza gute? Azarakara. Icyo azaba ari ikimenyetso cy'uko umurimo Kristo ari gukora mu buturo bwera bwo mu ijuru muri nawe uragenza gute? Urimo uragana ku iherezo. Bavandimwe banjye, twabisomye kare mu ntambara ikomeye. None twebwe inshingano yacu ni iki muri uyu munsi? Niki Kristo yifuza ku itorero ryayo mu gihe nk'iki? Nuko dukomeza kwiberaho mu munyenga cyane uko twakwihana? Niba umurimo Kristo arimo arakora mu buturo bwera bwo mu ijuru murarangira, ese ahari ntabwo tugiye kuzifuza gusenga igihe cyo gusenga cyarangiye? Muri icyo gihe, at that time, the latter rain age, imvura yitumba, nibwo Uwiteka agiye kuzayisuka ku bantu be. Amen. Kugira ngo bavuge mu mbaraga z'ijwi rigenza gute? Rirenga. Niko hari abavuze, abasoma Icyongereza murabibona.
nibarangiza ubutumwa ngo bwirengagijwe bwa marayika wa gatatu bugiye kongera buvugwe mu mbaraga igenza gute. Abantu benshi baribaza bati kuki itorero ryacu risa naho ritarimo rabwiriza ukuri kw'iki gihe. Ndagira ngo mbwire yuko mu gihe amahanga arakaye ni nabwo Imana irimo ategura imitima y'abantu kugira ngo ihe ya mvura y'itumba tumaze imyaka myinshi dusengera. None ikibazo ko izahabwa abari ku mavi barimo barasenga, abakirimo barasengera icyo kintu ni bandi. Bibiliya tubwira ngo nk'uko ababyeyi baha abana babo ibyiza kandi bo ari babi, ni nako Imana izaha Mwuka Wera abagenza gute. Ntabwo izamuha abantu gusa bari aho, oya, izamuha abagenza gute. Imana idufashe kugira ngo muri kino gihe tubone amahanga arakaye, duprofite iki gihe kugira dusabe Imana Mwuka Wera kugira ngo tumwuzuzwe mu gihe nk'iki mu izina rya Yesu. Amen. Indirimbo ijana na rimwe tumaze iminsi turirimba iravuga ngo murinzi we Siyoni ijoro rigenje gute. None turi kubona ahantu ijoro rigeze. Tugeze hehe? Tugeze ku rugi, ijoro rigiye gutandukana. Haleluya. Urugendo rugiye gushira. Yego, ibintu twizeye imyaka myinshi twanabwije igihe kirekire mu birasohora imbere y'amaso yacu. Imana idufashe kugira ngo rwose twe kuba abarinzi basinziriye. Niba n'umuntu warusinziriye asaba Imana kugira ngo imukangure. Muri Bibiliya hari isomo rivuga ngo yewe usinziriye we genza gute. Kanguka, Uwiteka agenze gute. Akuzure abone uko akumurikira. Imana dufashe kugira ngo warusinziriye umuntu utaruhugutse muri kino gihe ahuguke mu izina rya Yesu. Nyegora ku ngoma Mana agakiza kacu turagushimye, izina ryawe riragwa icyubahiro. Tugushimiye ko udukunda cyane. Tugushimiye ko wavuze ko muri iyo minsi abanyabwenge bazabimenya ibintu abantu benshi bibashije, ibintu abantu benshi badasobanukiwe. Wavuze ko abakubaha, abifuza kugendera amategeko n'amateka yawe uzabibasobanurira, izina ryawe riragwa icyubahiro. Mana watugiriye icyizere abantu mu minsi ya nyuma. Iteka ryose tujye twibaza ngo kuki Daniel atabimenye ukamubwira ko twe tuzabimenya. Icyo cyizere watugiriye uzaturinde kugutenguha. Mana yacu, washimye ko tuvuka mu gihe nk'iki ko wari uzi neza yuko tubasha guhagarara mu ruhande rwawe bigashoboka. Ubidushoboze ndakwinginze. Amahanga arakaye ni ikimenyetso cyerekana ko umurimo uri gukora mu buturo bwawe mu ijuru ugiye kurangira. Uwo murimo turawuzi neza mu ntambara ikomeye mu isuzuma rubanza. Buri wese ari gufatirwa urubanza imbere y'izina rye. Ndakwinginze kugira ngo mbere ko uyu murimo urangira, Mana udufashe kugira ngo uzasange tukwiteguye. Waravuze ngo tugomba gusaba yuko icyo gihe cyakongerwa cyangwa se kikagabanywa. Niba ubona iyi myaka 5 Roma yateguye igatangaza icyumweru kandi kigashyirwa mu mategeko ya buri leta, turakwinginze kugira ngo niba ubona icyo gihe cyafatwa hari umuntu wakwihana ariko ataramenya ukuri kw'ijambo ryawe, Mana wongere icyo gihe. Ntutume imigambi y'umunyabugome igerwaho. Wongere iki gihe turakwinginze. Kandi ubona icyo gihe cyiyongereye cyatuma n'abari bashikamye bava mu byizerwa, turakwinginze ngo ukigabanye kugira ngo utegure ubwoko bwawe. Data mwiza, uko twiterana twese uduhe umugisha wawe. Turakwinginze ngo ibyo utwigishije ubikomereze mu mitima yacu. Ijambo ryawe rirabibwe, urivomeshe Mwuka wawe wera, tubashe kwera imbuto zikwiye abihannye mu izina rya Yesu. Amen.